Muraho neza nshuti zanjye, abandi mwiriweho, abandi mwaramutse bitewe n'aho muherereye. Ni kwa Koko mwahageze Star 204 TV, yambi mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Niba ari ubwa mbere tugiye kora subscribe kugira ngo ikindi gihe cyose tuzajya dukora ibiganiro uzajye ubasha kubibona, kandi nunakora subscribe ujye ukanda kuri ka kazogera kugira ngo uzajye ubona notification igihe cyose tuzajya tuba dushyizeho ikiganiro gishyashya. Niba rero waramaze kuyikora warakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi ugubwe neza. Uyu munsi rero nabaturi kuvuga ikibazo cy'ubuhushi n'imvuvu. Niba ufite umwana cyangwa akaba umuntu mukuru urwaye ibihushi, niba nawe ufite egera hino wumve ukuntu ugiye kubisezerera. Ibi ngibi ntibikiri ikibazo kuko wageze kuri Star 204 TV. Reka duhere ku bihushi. Ibihushi birazengereza ndetse n'indwara ikunda kwibasira abana cyane bakiri batoya. Ugasanga birajenanye, ugasanga umwana ufite ibihushi abagaragara ukundi kuntu, biranamurya. Hari n'igihe birenga kuvuvuka bikazanamo nk'amazi. Icyo gihe rero biba byageze ku rundi ariko humura kuko nkuzaniye umuti wizewe kandi ubikiza mu gihe gitoya. Ukuntu rero tugiye kuvura umwana ibihushi, nk'uko murimo kubibona ku ifoto hari apple cider vinegar. Iyi apple cider vinegar niyo tugiye gukoresha tuvura ibihushi ndetse n'imvuvu. Reka banze dutangire ibihushi. Ukuntu uzabigenza, urabona umwana afite umusatsi mukeya, nyine yarwaye ibihushi. Ubundi biba byiza iyo umwogoshe kugira ngo ubone ukuntu bivura. Uzafata ibiyiko 4 binini by'amazi meza, hanyuma ushyiremo ikiyiko kinini cya apple cider vinegar, ubundi uvange. Nimara kuvangira, uzafata rwa ruvange rwawe urumusige mu mutwe, kubera ko azaba yogoshe nta musatsi urimo, bizakorohera. Urumusigemo hanyuma bimaremo nk'iminota 30, hagati y'iminota 10 na 30 ubirekeremo. Noneho iyo minota nishira umukarabye bisanzwe, ukarabisha isabune usanzwe umukarabisha. Ubundi umusigiremo amavuta ya olive oil cyangwa huile d'olive. Uramutse ubonye na ya coconut original yo mu mutwe wayamusigiramo. Hanyuma ubundi ibyo bintu ukabikora 3 mu cyumweru. Mu gihe gito umwana wawe azaba akize ibihushi. Kuvuga ngo uzafata ibiyiko 4 by'amazi ubivangire na ikiyiko kinini cya kindi cy'isosi cyangwa isupu dukoresha ku meza cya apple cider vinegar. Noneho bivange, nurangiza urwo ruvange rumusigire mu mutwe. Ubwo numara kurumusigira uzategereze hagati y'iminota 15 na 30 ubone kumukarabya. Numara kumukarabya nibwo uzamusigiramo ya huile d'olive cyangwa se mu kinyarwanda twita ngo ni amavuta ya elayo, ukamusigiramo umaze kumukarabyamo rwa ruvange. Uzajya ubikora 3 mu cyumweru. Mu gihe gito uzaba ubonye umusaruro mwiza kuko ibyo bihushi bizahita bigenda. Aho ngaho ni ku mwana wari urimo kuvura ibihushi. Hanyuma rero ku mvuvu, ukuntu bikoresha ku mvuvu nabyo ni nka gutya. Uravanga ibiyiko 4 by'amazi, cyangwa se bitewe nuko wowe ufite umusatsi ushobora no gukora ibiyiko 8 by'amazi. Ariko mu gihe wakoze ibiyiko 4 ni ikiyiko kimwe cya apple cider vinegar uzashyiramo. Hanyuma niba ari 8 ubwo urumva ko uzashyiramo ibiyiko 2 bya vinegre. Hanyuma rero ushobora gutekereza uti se vinegre isanzwe yo ntago wayikoresha. Izi vinegre dukoresha amasalade. Oya, uzakoresha iyi ngiyi niyo nziza, niyo ni vinegre iba itagize y'umwimerere, niyo iba itarimo ibindi bintu, iba yarakozwe yarateguwe neza muri pome bakayibika igihe kirekire, mbese bakamera nk'abayitara ku buryo ikora ibintu byinshi byiza.
Tuzanavugaho ukuntu uramutse ushaka kuyikoresha ugabanya ibiro, ugabanya ibinure byo ku nda, wivura indwara runaka, ugabanya isukari mu mubiri. Iyi vinegere ni nziza cyane, ni nziza cyane, ndayibashimiye. Hanyuma rero niba nyine ugiye kuyivurisha imvuvu, ufite umusatsi birumvikana, wowe uzashaka rya cupa dusanzwe dukoresha mu misatsi rimwe upiriza, riba ryiza. Muzajya ahantu bacuruza product zijyanye n'ubwiza, yaba amavuta, riba rihari. Hanyuma uzafata nyine rwa ruvange rwawe wakoze, ugenda utandukanya umusatsi upirizamo ahari imvuvu, upiriza. Hanyuma nawe utegereze hagati y'iminota 15 na 30. Nurangiza wogemo nk'ibisanzwe, ubundi nawe usigemo amavuta yawe usanzwe usiga mu mutwe. Ariko nyine biba byiza usize mariya nababwiye coconut cyangwa se ya elayo, ni amavuta meza anakuza umusatsi, woroha ukanasa neza. Ariko uramutse utayabonye wakoresha amavuta yawe yo mu mutwe n'ubundi usanzwe usigamo, nabyo byagenda neza, kuko n'ubundi kiba kigiye kuvura imvuvu ni iriya apple cider vinegar, uba wamaze kuyikoresha nta kibazo wagira. Aha rero bizatuma rwose ukira imvuvu vuba cyane, bitume ugira umusatsi mwiza w'umukara, kandi umusatsi utuma rwose nawe uterwa ishema no kuba ufite. Iki gihe rero nawe uzabikora mu gihe cy'iminsi 3 mu cyumweru. Iminsi 3 mu cyumweru, tuvuge wenda kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatandatu, ukabikora witonze, ubu ugasigara rwose nta mvuvu zivugira mu mutwe wawe, utandukane no kwishimagura, utandukane no kuvuvuka mu mutwe. Ibi biragufasha rwose, hanyuma uzanshimira nyuma. Mwakoze cyane rero kubana natwe, mukomeze mukore subscribe, ibi biganiro mubisangize inshuti zanyu mukeneye ko bakira bino bintu byose tuba twabagasheho. Kandi muri comment mujye mutubwira ibindi bintu mwifuza ko twabakorera, bijyanye n'ubwiza, bijyanye n'ubuzima, bijyanye no gukemura ibibazo bya buri munsi duhura nabyo mu buzima. Muzajye mubitubwira rwose, tubibakorereho ubushakashatsi ubundi tubibabwire. Imana rero ikomeze kubaha umugisha. Nakagaruka. Bye.